we need abapastori bize n'abatarize turabakeneye ariko dukeneye nabo bize kugira ngo bashobore kujya kubwira ayo mahanga ubutumwa bwiza muri izo ndimi twige n'izi zaha muri Afurika uzi iyo ni risk yuko n'amarobo azabwiriza twe ntidutwika abashumba ntibatwika niba hari abashumba batwika bihangana twe ntidutwika ntitunakeneye ko na titles zabo zacu zijya gutwika ubwo muri buze n'ikibazo cya monetization yizo mbuga nkoranyambaga ariko do primable kandi itorero rya Kristo rigiye kuzamuka Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo twihane abashumba kugira ngo twese duhembuke mwanyano wawe rakoze cyane nagomba kubanza kubaza amakuru kuko ikintu cya mbere ari amakuru ariko ibyo mubajije ni ibyoroshye namubajije ngo biri live kuri YouTube kubera ko ibyo ngiye kubaganiriraho ni bijyanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo gutangaza amakuru iyo rero twe dutumiye umuntu turamubwira ngo bizaba biri live bizaba ari radio cyangwa se bizaba ari televiziyo bimuhesha kumenya uko yambara bikamuhesha kumenya ibyo avuga bikamuhesha kumenya n'ibyo atavuga kubera ko ibiri live nta editing ihari icyo kintu bashumba mugomba kukimenya ndabashimiye rero biganiro nsanze murimo insanganyamatsiko mwaganiriyeho ni insanganyamatsiko zikomeye kandi abantu bakwiye gukomeza kuganiraho no gusengera kuko ni urugendo rurerure no kuba abantu bahura bakabiganiraho ubwabyo n'ibyo kwishimira umukozi w'Imana umupastori nikoreshwa ry'icyo twakwita nouvelle technologie de l'information mwambwiye imbuga nkoranyambaga ariko uburyo bugezweho bwo gutara gutunganya no gusakaza amakuru ni bwinshi burenze icyo twita imbuga nkoranyambaga ubundi usomye kugisha abashumba biroroha Great Commission Yesu yaravuze ngo ni mugende mujye mu mahanga yose muri uko kugenda rero tugiye no kujya kureba aho abantu bari umupastori itorero ribereyeho abantu umupastori by'umwihariko abereyeho abantu rero muri iki gihe batuye mu isi ebyiri hari umugabo w'umuhanga w'umugereki wajyaga akoresha izo mvugo witwa Platon yavugaga le monde sensible et le monde des idées uyu munsi dufite isi tugendamo igaragara nk'uko twicaye aha abantu bagaragara bafatika ariko hari n'undi mubumbe cyangwa undi mugabane usigaye witwa le monde virtuel abantu barimutse bari kuri internet niho batuye niho bari hagiyeyo abantu mu buryo bwose abajura bariyo besikoro bariyo abanyangeso nziza bariyo n'abanyangeso mbi bariyo abantu barimutse niyo batuye cyane cyane abakiri bato bagezeyo bafite andi mazina bitwa ibijumba bitwa uburakari bitwa imivumu bitwa ishyano riraho bafite amazina bagezeho burya bafata n'andi mazina byagora umushumba kumenya ngo uyu muntu urimo kuvuga gutya nindi abantu bagiyeyo bagezeyo basanga hari yandi mategeko hari yandi mabwiriza hari ikintu bita anonima koranabuhanga rinyemerera kujyayo sinshyire ifoto yanjye hanyuma nkiyita andi mazina ubundi nkabuwondiwe koko nkabuwondiwe kuko ntibari bumenye ubwo batari bumenye rero noneho ndi bugaragare uwondiwe abantu batashoboye kumenya ndabereka uwondiwe umupastori rero ujyayo
niba nawe azagenda akitwara atyo akagendaho kwitwa pasitori kanaka akitwa agashaka irindi zina ntabwo mbizi. Icyo ni ikibazo cya etike yo ku mbuga nkoranyambaga, etike yo mu gukoresha iri koranabuhanga rigezweho ni iyihe? Uwabishyizeho we yaravuze ngo ushatse waba uriwe abantu bakakumenya, ugashyiraho amafoto yawe, ugashyirayo na identification yawe, cyangwa se if you are not comfortable iyoberanye. Ijambo ryo kwiyoberanya ntiriba muri Bibiliya. Iyoberanye hanyuma ukora ibyo ushaka. Nababwiye ko ari problematike ya etike. Ndajyayo niyoberanye cyangwa ndajyayo mbuwo ndiwe. Icyo ni ikibazo dukwiye gutekerezaho. Ndajyayo nk'umushumba ufite amazina n'ibimuranga bisanzwe bizwi, cyangwa ndajyayo niyoberanye hanyuma nanjye ntwike nk'abandi bose. Bafite na vocabulaire zabo zitandukanye na vocabulaire twari dusanzwe dukoresha. Ijambo gutwika muri iyo si iri virtuel baryemeranyijweho ntacyo ritwaye, ariko mu isi isanzwe y'abantu tugenda nge nawe gutwika ni ikibazo, ariko hariya ho si ikibazo. Baratwika bakimanukira bakigendera ngo ni ku mihanda. Iyo mihanda banza itagira ibyapa, banza ntawe ugira ati sigaho, igira y'abafana, igira y'abafollowers. Uriyo nka follower cyangwa uriyo nk'uwagejejeyo ibituma abantu bakwiruka inyuma. Niho abantu bagiye. Ayo makuru arizewe, abantu niho bari. Hari abacuruzi, hari indaya, hariyo serivisi zose abantu bashobora gukenera n'izo badakeneye. Biremewe rwose, ni principe kandi ni uburenganzira. Kuri uyu mubumbe biremewe kwiyoberanya. Hanyuma rero aba bantu biyoberanyije, umushumba azamenya be bariyo ati ese ho nta bashumba wenda biyoberanyije nabo bariyo, nabo bakaba bariyoberanyije ariko bariyo. Ese umushumba yakwiyoberanya kugira ngo ajyeyo? Nayo ni problème d'éthique. Umushumba yakwiyoberanya akajyayo? Turi mu isi igoye, yahinduye mindset, yahinduye imikorere. Aho ni abantu bariyo bemerewe kwiyoberanya cyangwa kutiyoberanya. Ntabwo nzi ngo abenshi n'abariyo biyoberanyije cyangwa abenshi n'abariyo tubazi nk'uko basanzwe bitwa, ariko ndatinya ko abenshi n'abariyo biyoberanyije kugira ngo abashe gukoronga, abashe gutwika, abashe gutukana, kandi ari umuntu mukuru wiyubashye utatukana mu ruhame. Hariya muri ruwa ruhame abantu biyoberanyijeho, n'abantu bakuru bariyoberanya bagatukana, hanyuma ku cyumweru bakazana icya 10 n'amaturo mu rusengero. Tukaye tugira ngo abantu mu buryo bw'umwuka ni bazima, naho iyo bageze mu yindi si bafite ikibazo. Iyo si nayo Imana irayizi. Dukwiye kubwira abantu ko burya niyo wiyoberanyije ariko Imana yo ibikuzi kwa kundi kuzi. Icya kabiri, bariyoberanya bakanatuka abashumba. Hakaba igihe bibwiranya ati yewe urantutse ariko burandi uwanyu. Ati mbabarira sinanamenye ko ari wowe. Utiryo zina nuribona ujye umenya ko ari nge, rero ntutazongera kuntuka. Ni ikibazo gikomeye. Ariko information ya mbere, abantu bariyo bashumba, abagabo bariyo, abagore bariyo, abasore n'inkumi bariyo, yemwe n'abana bato bagezeyo. Kubera rero ko tugomba kujyana ubutumwa bwiza aho abantu bari, nitwe bo kwiga ingamba zo kuvuga ngo ko abantu bagiyeyo turabashyira y'iki, turabashyira y'ubutumwa bwiza. Ariko abantu bariyo nanone iyo bagezeyo bafite ururimi bumva, bafite uburyo bwabo bwa communication. Turabibashyira mu yihe foruma? Akenshi Imana ishimwe amateraniro nkuko n'iki kiganiro kiri live kuri YouTube, dufata amateraniro muri foruma yayo, amateraniro yo mu rusengero tukayajyanayo.
ese ni uburyo buri efficace. Twishimira ko amateraniro yacu akurikiwe n'abandi bantu 3,000, 4,000, 5,000 birashoboka. N'abari buze kongera kureba inyigisho nyuma iteraniro risanzwe ryarangiye birashoboka. Nabyo twakwishimira ko nibura amatorero yakangukiye kubikora. Kabuzi ngo iki kiganiro iteraniro se ryaha ngaha turi, hari n'abandi bantu bari muri Australia, hari n'abandi bantu bari muri Amerika, hari abari i Burayi, hari abari muri Afurika, hari abari muri aka karere turimo bashobora kuba bari kumwe natwe cyangwa kuza no kubikurikira en différé. Navuga ngo ni effort nini cyane dukwiye kubikora, ariko tukanavuga ngo turakomeza kubaho iteraniro live cyangwa turabatekerereza nk'abashobora gushinga yo paruwase, gushinga y'ikanisa yihariye ivuga ngo kuri aya masaha reverend kanaka abari live mu nyigisho, abari live mu kwakira ibibazo n'ibyifuzo by'abakirisitu by'abamushaka bari bo bose. Dukwiriye no gushaka slot, umwanya wihariye uri dedicated kuri abo bantu batuye hirya iyo ngiyo bakeneye umushumba, bakeneye inyigisho runaka, tukayibaha muri forma inyuranye no kuvuga ngo dushyireho korari gatinda kuririmba kandi bari barihuta, dushyireho umwigisha ati abantu ntibazamura amaboko, nimuhaguruke nimwicare hirya iyo ngiyo bari muri iyo si, ntabwo nzi ko bafite umwanya wo guhaguruka no kwicara. Dukwiye gushaka forma yabo. Ibyo twabahaye kugeza uyu munsi barabikonsoma, ni byiza, baranishima. Tubona na feedback bakatubwira bati iteraniro ry'Iremera riradufasha, iteraniro ry'Inyarugenge riradufasha, iteraniro ibi n'ibi biradufasha. Ariko tunashaka indi forma dushobora kubasavingamo. Inyigisho zacu zibanda ku byo tubona muri ubu buzima busanzwe, ariko umuntu baharasinze hirya ngiyo ku mihanda, umuntu batutse umunsi wose ukirirwa, mushumba iyo yamufasha iki? Hari ibindi byaha n'amakosa biberayo. Dukwiriye kujyayo tugategura inyigisho zigenewe imyitwarire ikwiye hirya iyo ngiyo muri iyo si virtuelle idafatika, kuko abantu bariyo bakundanirayo, bariyo banganirayo, bariyo barogeza iki, bariyo baracururiza, bariyo barakora imirimo yabo. Niba tunagiyeyo rero tuvuge ngo iyi nyigisho by'umwihariko igenewe wowe ukoresha imbuga nkoranyambaga, inyigisho by'umwihariko igenewe wowe uri kuri internet, hanyuma turebe ibibazo ahurirayo nabyo, twifashishije ijambo ry'Imana nawe tumufashe, turebe ko n'abo bantu bari anonyme hari abo tuzarokora, kuko anonyme yabijeje ko bashobora gukora ibyo bishakiye. Niho abantu bagiye rero bashumba, turebe uburyo twifashishije babandi bakiri bato babishoboye, dutegura n'inyigisho n'ibiganiro n'impuguro, aho binashoboka n'amateraniro agenewe abo bantu bari hariya. Turajyayo, ibyo ni content, ariko turanajyayo tubabwira mu rurimi bumva. Nturuka muri ADPR, hari abantu benshi bo muri ADPR ijya numva na mu gitondo nahoze mbireba ngo ndavugana n'isi yose. Uravugana n'isi yose mu Kinyarwanda wowe? Ninde wakubwiye ko isi yose ivuga Ikinyarwanda? Abo nabi wacu navuze ko ntanga ingero z'ibyo nzi neza. Ndavugana n'isi yose. Ubwo ushaka kuvugana n'isi yose, Imana ishimwe tekinoloji yarabizanye. Iga Icyongereza ni ururimi ruvugwa na miliyari z'abantu. Iga Igishinwa niba Imana yaraguhaye umutwaro wo gusengera Abashinwa ngo nababwira ubutumwa bwiza. Si ngombwa kujyayo, wenda n'imipaka fizike ntizakwemerera kujyayo, na visa ntibazayiguha, ariko tegura icyigisho mu Gishinwa niba warizeyo, ucyaploading ugishyireho. Tegura inyigisho mu Cyongereza, inyigisho. Tegura inyigisho mu Gifaransa. Tugomba kuba empowered kugira ngo dusange abantu, dusange ayo mahanga aho yimukiye kuri internet bitadusabye amatike n'ibindi byo kujyayo. We need abapastori bize.
n'abatarize turabakeneye, ariko dukeneye nabo bize kugira ngo bashobore kujya kubwira ayo mahanga ubutumwa bwiza muri izo ndimi. Twige n'izi zaha muri Afurika, uzi igihausa avuga ubutumwa bwiza mu gihausa ashyireho, uzi kiwolofu kivugwa muri Senegal avuga ubutumwa bwiza mu kiwolofu ashyireho. Isoko ryaragutse, ariko twe kuvuga ngo turabwira isi yose mu Kinyarwanda, ndavugana n'isi yose, agatitira nuko akavugana n'isi yose, ntibikunda. Dukeneye kuba empowered, kandi abayobozi b'amatorero tubigiremo uruhare muri kwakurera impano, turere n'aba bantu bashobora on behalf yuko tubashumbye. Mubwira uti ko nabonye uzi kubwiriza mu Cyongereza, ntiwategura icyigisho cy'iminota 10, nta mwanya ngo bagira abantu batuye hirya. Minota 10 kabwira abantu Yesu mu Cyongereza, minota 10 kabwira abantu Yesu mu Gifaransa, minota 10 kababwira Yesu mu Gisipanyol, mu Giswahili, muri izi ndimi zose, kugira ngo turebe ahari ko tugeze ubutumwa kure hashoboka. Indimi rero ni ngombwa, bakozi b'Imana. Mbivugiye ko nubwo ni wacu tuzifite services zitwa international, Reverend kuri wacu Rutayisire yabibabwira, turazigira services ngo z'icyongereza n'igifaransa, ariko zirebwa gute, zifatwa gute, ibikomere bagira bingana iki? Usanga abateranira mu Kinyarwanda bango dore babandi, hari abajyaga batubwira ngo yego dore babandi bo kwa Jesus, ukagira ngo turabakeba. Ntabwo kuba hano i Remera muri Anglican mwagira service y'icyongereza si ubwibone, no. Hari abanyamahanga bari hano, ariko hari n'abandi bakeneye kumva ubutumwa bwiza muri izo ndimi, ariko tunabikoreshe nubwo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike, tunanimenyereze. Ejo niba gutuma muri Sudani, ejo niba gutuma muri Liberia, ejo niba gutuma ibunaka, bavuga ngo tubonye umukozi w'Imana, we kugira ubwoba bwo gusenga mu Cyongereza, we guhunga amateraniro, aho mbi Nyarugenge muri international. Tujya tubona abantu expatri, umuntu akaza avuga ati mvuye muri Benin, mvuye muri Ghana, bambwiye ko hano haba amateraniro. Dukwiye rero kubyumva, n'abatabifite mu bishyireho, ariko cyane cyane twimpowering urubyiruko rutangire rudufasha ibyo bintu. Ngiye kugana ku musozo mbabwira ikijyanye nuko icyambere amatorero yose ariyo twarenze traditional media, radio na televiziyo, ibyo byo twarabirenze birahari, n'amatorero menshi amaze kugira, amatorero amwe afite amaradiyo yayo n'amateleviziyo azaza, YouTube channels hafi ya twese turazifite. Ibyo ni byiza, nibyo kwishimira, ariko reka mvuge kuri le danger zigiye zirimo, icyo twakwita imbogamizi. Tugeze mu gihe bakozi b'Imana isi irimo gukoresha icyo bita ubwenge buhangano, artificial intelligence. Ndatinya ko ejo tuzasigara twigishwa n'amarobo. Nabyo mu byitege ko inyigisho zimwe tugiye kujya twakira zishobora kuzaba zateguwe n'amarobo, kandi akabwiriza abana bacu bariyo. Amarobo byo azababwira ntitubizi, abantu ntibafite umwanya. Niba hamatiyera amarobo nyine azigisha nk'amarobo. Dukwiye kubibwira abantu rero, tukamenya ngo iyi nyigisho ni y'umupasitori, ni umushumba uriho ufite ubuhamya, cyangwa ni robotic message. Tubiteguza abantu. Icya kabiri, iyo ni risk yuko n'amarobo azabwiriza. Dushiduke abashumba b'abana bacu ari amarobo. Muzi uti umushumba wawe ni ndati, ariko ati I have one. Ushakishe uzasange wa muntu wamaze kumwigarurira nta nabaho, ni just a robo bashyizemo icyigisho, kuko bazi ko turi isoko rinini, hanyuma bakanacishamo ariko na advert. Ibyo badvertisingamo ni ibindi. Hari ikibazo cya addiction. Nanone iri koranabuhanga tujyamo, ariko
naryo rigafata umwanya munini, wa mwanya nsanze bavugaho umwanya duta kuri biriya bintu no dukwiye kutekerezaho. Hari ukuba nta cyubahiro kibayo hariya, twari twaramenyereye communication hierarchisée mu nsengero. Bishop yavuze, archdeacon aravuga, canon aravuga, mukuru w'itorero aravuga, niyo twari tumenyereye. Ubu rero muri ubu buryo bw'isakaza makuru, abashumbya abakirisitu bacu hirya iyo ngiyo muri iyo si aravuga nanjye nkavuga, hanamubwira ngo ibyo bintu wigishije uri fake, ko niyi sirindi zina saramenya ntari buntenge, harante watenga umuntu, mwibuke ko harante utenga undi. Donc hari ama principe atabayo hano, avuze ukamuvugiramo yagutenga, ariko hariya wa muntu witwa isi ya ishyano ntatengwa. Hari ikibazo rero cy'iyo communication horizontale yasimbuye communication verticale, kandi muri iyo horizontalité uretse ubuntu bw'Imana kubahana ntibiriyo. Niyo mpamvu mwahanura gutya tumva ivuze ko igushyigikiye, unda tumva we wavangiwe ivuze ko imuciye. Ibyo si ibintu bisanzwe, biriyo byose uyigezeyo ureba ibyo ushaka. Uwo barimo kujyaho impaka nta ruhara bifitemo, barimika bakimura, bashyiraho bagakuraho, hirya iyo ngiyo niko gahunda imeze. Nanjye bigeze banshyiraho hirya iyo ngiyo, nta ruhare mbifitemo, ntawe natumye, sinabazi. Barafana bakubaka cyangwa bakagusenya. Tumenye ko abo bantu bariyo ari abo gufashwa no gusengerwa. Le contact humain est sacrifié. Hirya iyo ngiyo nubwo twajyayo dukwiye kwankuraja ko abantu bagaruka mu materaniro physique. Ntuzishimire ko ufite abantu 6,000 bakurikira inyigisho yawe, ujye unabibutsa kujya mu rusengero. Ndabizi dushobora gushyiraho uburyo nanone bw'ikoranabuhanga bwo kwakira icya 10 n'amaturo, ariko umushumba ni na contact physique, dukwiye kubyankuraja. Ntitwishimire gusa kubabwira ngo muri abacu n'ituro ryanyu mwashyize muri momo ryatugezeho, ariko dukeneye no kumenya ngo aba bantu physiquement bariho bate, babayeho bate. Umushumba ni contact physique, dukwiye rero kubyankuraja kuruta kwishimira ko tugira abantu 3,000 bicara muri urusengero, tukagira n'abandi 5,000 babaho virtuellement. Niba ubona uyu muntu ari fidèle kunyigisha atajya siba, uzagira igihe unamutumire, namubwira uti nabonye udasiba Bible study yacu, can we meet? Tubemvite duhure nabo, tunumva impamvu bakunda inyigisho zacu, tunumva impamvu badasiba amateraniro yacu online. Niba wanagiye naho hanze akavuga ati mba muri Senegal, wagiye nk'umushumba, please shakisha uko uhura nawe, contact physique bizagufasha. Kuko hari ibyo tuzi bya cure d'âme n'ibindi biganiro mfasha bugingo bidashobora gukorerwa online. Titles zibayo zatumye abashumba bamwe muhunga. Reverend runaka bivuze byose. Dukwiriye kwigisha ndetse tugaha inshingano aba bakiri bato bakoresha iri koranabuhanga, bakadufasha bakamenya ko hari imvugo ya gishumba. Twe ntidutwika, abashumba ntibatwika. Niba hari abashumba batwika bihangana, twe ntidutwika. Ntitunakeneye ko na titles zacu zijya gutwika. Ubwo muri buze n'ikibazo cya monetization y'izo mbuga nkoranyambaga, ariko the primable ethically mushumba ntatwika, cyane ko n'ubutumwa yatanze subwe, ubutumwa dutanga subwacu ufite nyirabwo. Murakoze cyane. Twe kuko tudatwika rero nidufashe n'abadufasha mu ikoranabuhanga. Umutwe w'icyigisho agiye gushyira ku cyigisho watanze, bishobotse mwabyemeranywaho, ukamubwira uti rero icyigisho cyacu intego yariye, ariko sinshaka kujya gushyiraho ngo abivuze byose, sinshaka kujya gushyiraho ngo karabaye ngo nona
ngo ijuru riraje. Oya rwose murimo guhemukira abashumba. Ndabibwira cyane abana bato badukurikiye bakoresha izo mbuga nkoranyambaga. Niba ari urubuga nkoranyambaga rw'itorero, credentials nizihabwe ushimwa, umusore cyangwa inkumi cyangwa umudiyakoni sinzi uko mubita, ariko bashimwa. Utazajya kwandika munsi y'icyigisho cy'umushumba we ngo karabaye, rwose ntabwo ari byo. Numva nubwo dukeneye ko abantu babifungura bakabireba, ariko ntabwo I'm not comfortable. I'm not comfortable ko wandika munsi y'izina ryanjye ngo bivuze byose, ngo karabaye, ngo noneho isi irashize. Irashize? Ntabwo yashize. Titles bashumba duhugura abadukoreshereza imbuga nkoranyambaga, niba tunagiranye n'ikiganiro mba numva namusaba ngo uzambabarire ushyireho titre nzima. Ntabwo ngewe naje gutwika, twaganiriye. Niba tuganiriye ku bijyanye n'urugendo rwo kubaka urugo, arakubwira ati niba ngo urugendo rwo kubaka urugo ati ntawe uzabifungura, ariko niba bisengere bashaka ubundi buryo. Ndagira ngo bakozi b'Imana nsoze mbashimira, mbasaba utabishoboye kugira bizewe babimufashamo, kuko abantu niho bagiye. Ikindi ubishoboye nawe najyeyo. Icya gatatu, twige na strategy zo gukoresha indimi mpuzamahanga ivugabutumwa ryacu hariya, kuruta kwizengurukaho nk'abanyarwanda tubwira abanyarwanda n'abarundi n'abandi bumva ikinyarwanda muri aka karere. Tunibuke ko hari abantu muri South Sudan bakeneye ubutumwa bwiza mu rurimi bashobora kumva. Kuri Pentecote havuzwe indimi zumvikana z'abantu. Burya kuri Pentecote nicyo cyabaye. Dukeneye rero no kubahanurira mu ndimi z'iwabo, ngo baravuze ngo tubwumvise, ngo tubwumvise mu ndimi z'iwacu. Abantu rero tubabwire ubutumwa mu ndimi z'iwabo kuruta kubabwira mu kinyarwanda turangiza tukihimbaza ngo mvuganye n'isi yose. Ayo mbashuba wihaye ni makeya, nta nubwo isi yose ibikumvise. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha.